maze iminsi nkubwira ibibazo tugenda duhura nabyo mu buzima busanzwe, mu mibano yacu tugirana n'abantu, mu kazi dukora, muri bizinesi tugenda duhura n'ibibazo bitandukanye. Ariko hari uburyo ushobora gukura ikibazo mu buzima bwawe ukoresheje ino metode. Ni ukuvuga ngo uko utekereza niko wiyumva, uko wiyumva niko ukora, uko ukora niko ubona umusaruro. Ni ukuvuga ngo ibyo utekereza bigira ingaruka mu buryo wiyumvamo, uburyo wiyumva bigira ingaruka mu byo ukora, ibyo ukora bigira ingaruka ku musaruro ubona, mwinshi cyangwa mukeya. Ubwo urumva aho ugomba gukemura. Ni ukuvuga ngo nta buryo ushobora gukundana n'umuntu utamutekerejeho. Uko umutekerezaho cyane niko umugiraho ibyiyumviro, uko umugiraho ibyiyumviro niko biguhagurutsa bikagukura aho uri, bigatuma ujya kumureba. Hanyuma umaze kumureba ngo ibyo mukora nimwe mubizi. Ariko nagira ngo nkubwire iyi metode irafasha cyane ushaka gutanga impinduka. Ukeneye inama mu buryo bwimbitse, nyandikira inbox, hanyuma umbwire ikibazo ufite ngufashe. Cyangwa nyandikire muri comment ikibazo twavugaho tugishyire ku murongo.